imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura, natabitswe n'ibyaha byanjye. Oh Yesu nushimwe kandi uhimbazwe. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye ko wandengeye, ndagushimiye ko wangiriye neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Yesu nashimwe. Banibutse imirimo y'Imana, banibutse urukundo rw'Imana, banibutse ineza y'Imana. Imana yaraturengeye bene data, Imana yakoze imirimo, Imana yadutabaye twari twihebye, Imana yadukuye habi aho twari tuguye, Imana yadukuye muri puberi, Imana iduha agaciro, Imana iratukura yatwiyegereza, Imana ibana natwe umunsi ku munsi. Ndayishimiye Imana, nishimwe kuko yakoze imirimo, yakoze ibikomeye, inshuti, abavandimwe, imiryango bitari gukora. Imana nishimwe cyane. Nawe jya wibuka imirimo y'Imana. Ndashimira Imana aka kanya ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Nibutse iminsi ya kera, Dawidi yaravuze avuga ngo nibutse iminsi ya kera, ibuka nkareba imirimo y'intoki zawe, avuga ngo nkuramburiye amaboko. Nanjye nibutse ineza y'Imana, nibutse urukundo rw'Imana, nibutse imbabazi z'Imana, nibutse ubutabazi bw'Imana. Nanjye Imana ndumva nyikunze, ndumva nyishimiye Imana. Ibyo yakoze ni byinshi, ibyo yakoze ntabirondora. Ariko bene data, mumfashe dushimira Imana, mumfashe dushimira Imana kubw'ibyo yakoze byose. Imana nihimbazwe. Ndagira ngo tuganire, tuganire kandi wowe nteze amatwi, wowe unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya mfasha wongere utekereze, mfasha wongere wibuke, mfasha wongere utekereze ku rukundo rw'Imana, utekereze ku mbabazi z'Imana, utekereze ku neza Imana yakugiriye. Ibuka cya gihe bwari bwije ukagira ngo nta wumva butari buke, ariko Imana yaraje buracya. Ibuka cya gihe wari uri mu nzu iwawe ukarara urira bugagukeraho, ukagira ngo niyo finali y'ubuzima bwawe, ariko Imana yo mu ijuru iraza irakurengera, iragutabara. Ibuka cya gihe mwene data bavuga ngo ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho, bavuga ngo ntuzabyara, ngo uzapfa utyo, bavuga ngo ntacyo uzigezaho, ngo uzapfa uri imbwa. Ariko uyu munsi wa none turashimira Yesu, haleluya. Turashimira Imana ko yakoze ibirenze, turashimira Imana ko yadukuyeho imyaku, ikadukuraho za karande, ikadukuraho ibisazi, ikadukuraho imbaraga z'abakonikoni, ikadukuraho imbaraga z'abaterekeraga. Turashimira Imana ko yahabaye. Cyubahiro ni icy'Imana. Nibutse iminsi ya kera, nanjye nibutse ubuzima nabayemo, nibutse ubuzima nanyuzemo, nibutse uburyo nabaye mu butayu. Nkaba mu butayu umwaka n'amezi 6 bigashira, ndi mu buzima bugoye cyane, ndi mu ishuri ry'Imana, Imana inyigisha, hatekereza benshi abahazi, ni kuri Banguka Ngutabare barahazi. Nahamaze umwaka n'amezi 6, uhansanze wese avuga ati dore wa musazi, uje gusenga wese ahansanze ati dore wa undi wabuze ubwenge. Demera icyo Mana, yewe ndabyibutse. Nebanyise umusazi, bavuga ko ntacyo nzimarira, bavuga ko ntacyo nzigezaho, bavuga ko nta n'ikiza kizigera kimbaho. Ariko Mwami Yesu Kristo ndagushimiye, ndamushimiye ko Imana ntaho idakura umuntu, Imana ntaho itavana umuntu, ntaho itamugeza. Imana ndayishimiye yo kabyara, ndayishimiye by'umunsi wa none. Ndashimira Imana ko ko yankuyeho ibyo abantu bavugaga byose, ibyo babonaga ko bitambaho, ibyo babonaga ko nta cyiza kizangeraho. Ndashimira Imana ko yantabaye ikandengera. Umunsi wa none ndi umugabo ushima Imana. Umunsi wa none ndashimira Imana ko yanyubakiye urugo, ntafite umugore n'abana 4. Ndashimira Imana ko yagize neza, ikankuraho imyaka, ikankuraho igisebo, ikankuraho igisuzuguriro. Mana ndagushimiye, uzumve ko ngushimye. Cyubahiro ni kibi cyawe Mana, ndabyibutse, nibutse neza yawe, nibutse urukundo rwawe. Mana nuhimbazwe. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye. Aya masaha bene data nagira ngo
tuganire ku ijambo ry'Imana. Byari bindenze, nari nkuruye ubuzima nanyuzemo, nongeye kubyibuka. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira turayisanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, ibice 22 n'umurongo wa 28. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganira mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegere ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucira imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Imana nihimbazwe cyane kandi Imana itugirire neza. Kugira mbabwire ngo aya ni amagambo Yesu yabwiraga abigishwa be igihe bari bamubajije bajya impaka z'ubukuru, bajya impaka ngo maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru. Arababwira ati abami b'amahanga barayategeka, n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa baruhekera ababyeyi, ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo ukomeye muri mwe abe uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? N'uherezwa cyangwa n'uhereza? Si uherezwa, ariko jye ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. Niko rero yababwiye ko 28 avuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganira mu byo nageragejwe byose, havuga ngo nanjye mbabikiye ubwami. Imana nitugirire neza, kugumana n'Imana, ukabana n'Imana. Igihe wasuzuguwe, gumana na Yesu. Igihe watutswe, gumana na Yesu. Igihe ushonje, gumana na Yesu. Igihe wihebye, gumana na Yesu. Igihe wumva ubabaye, gumana na Yesu. Igihe bagusohoye mu nzu, gumana na Yesu. Igihe bakwanze, imiryango ikakwanga, inshuti zikakuvaho, gumana na Yesu. Igihe wabuze imyenda yo kwambara, gumana na Yesu. Igihe abana babuze minerivare, gumana na Yesu. Haleluya. Yesu ni byose kumufite, kandi Yesu atubikiye ingororano, Yesu atubikiye ubwami, Yesu atubikiye iby'igiciro. Nagira ngo ubwire ngo ibibazo, ubukene, kugeragezwa, inzara, hayiwe uburwayi byigutandukanya na Yesu, haguharanira kugumana na Yesu igihe cyose. Haleluya. Haranira kugumana na Yesu. Mugabo nibagutaye, gumana na Yesu. Inshuti wizeraga niba zikuvuyeho, gumana na Yesu. Niba umugore akunaniye, haranira kugumana na Yesu. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Niba inzara iteye mu rugo rwawe ukabona biranze, haranira kugumana na Yesu. Niba ubona byanze, bakwirukanye ku kazi, haranira kugumana na Yesu. Niba ubona uburwayi bukuzengereje, wikwiheba, ahubwo haranira kugumana na Yesu. Yesu niwe nzira, Yesu niwe byose, Yesu ni inshuti nziza, Yesu ntajya ahemuka, Yesu ntajya dutererana. Umugore washatse yaguta, umugabo washatse yaguta, abana bakunanira bakagusiga, ariko Yesu ntazigera dutererana, ntazigera dusiga. Hayiwe ndabyibutse, Uwiteka we nushimwe. Bakristo bene data, inshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ngo nimuharanire kugumana na Yesu, nimumugumeho, nimugumane na Yesu, mumuhe akaramata. Yesu niwe nshuti nziza. Twagiye tugira inshuti zikatubwira ngo ziradukunda, ariko igihe cyagera bakabona ntacyo dufite tubaha. Inshuti zikagenda, zikayembayemba, zikagenda. Hari igihe abantu batwizeje ibitangaza, baratubwira ngo baradukunda, bakavuga ngo bazatugurira ibi n'ibi, ariko igihe kiragera baragenda ibyo batabikoze.
ariko Yesu niwe nshuti nziza. Yesu ntajya ahemuka, Yesu ntajya atubeshya. Icyo yavuganye nawe no kugikora azagikora. Mwene data, gumana na Yesu, gumana na Yesu, gumana na Yesu ku manywa, gumana na Yesu nijoro, gumana na Yesu mu kabwibwi, gumana na Yesu mu nzara, gumana na Yesu mu ruvugo, gumana na Yesu. Ntumwikureho, ntumwikureho. Aranira kugumana na Yesu. Muhamye aho wikomeye, muhamye ku munsi mubi, muhamye waburaye, muhamye ushonje wabwiriwe, muhamye utambaye, muhamye abana babirukanye, muhamye bagusohoye mu nzu. Hayi wenda byibutse, hari umunsi bansohoye mu nzu, hari umunsi bansohoye mu nzu, nabuze amafaranga yo kwishyura, ariko njya gusenga. Icyo gihe nabaga ahantu i Nyamagabe mu Gasare, njya gusenga. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo humura mwana wanjye, humura ndakuzi, humura nubwo wasohowe mu nzu, ariko nzakugirira neza. Ndabyibuka, nakomeje gusenga Imana, Imana igenda ishira inzira, Imana igenda ibana nanjye. Ndashimira Imana kuri uyu munsi wa none, Imana ikiri kumwe nanjye. Nubwo narabona inzu yanjye yo kubamo, nubwo ngikodesha, ariko nkomeje kwikomeza kuri Yesu. Yesu azabikora. Yesu yambwiye ko azampa inzu, Yesu yambwiye ko azangirira neza, Yesu yambwiye ko azanyambika, Yesu yambwiye ko azaba amafaranga. Ntabwo nzi aho bizava, ntabwo nzi inzira bizanyuramo, kuko ibyo ntibinandeba. Icyanjye ni ukwikomeza kuri Yesu gusa, azi uko azabigenza. Imana nishimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira mbabwire ngo nimwikomeze kuri Yesu. Muririmbyi arimbira avuga ngo nikomeje ku rutare, ahandi hose ni umusenyi. Reka twikomeze kuri rutare, ari we Kristo. Reka twikomeze kuri Yesu, reka twikomeze kuri Yesu. Hayiwe Yesu we, Yesu namwikomejeho, harangaburira, narimburaye nshonje. Yesu namwikomejeho, hama imyenda yo kwambara. Yesu namwikomejeho, hama ijambo. Yesu namwikomejeho, hama agaciro mu muryango. Yesu namwikomejeho. Hayiwe Yesu namwikomejeho, hankorera ubukwe. Yesu namwikomejeho, amurubyaro. Nawe utarabyara, komeza wizere Yesu. Nawe utarabyara, komeza umwikomezeho. Arakuzi kandi azakugirira neza. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, ariko Uwiteka azakuzamura, azakurutisha bagenzi bawe. Nta nkoro wacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Nuwikomeza kuri Yesu, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya, uzarutsinda. Imana nibaha umugisha, Imana nibakomeze, Imana nibashyigikire, Imana nibaha imbaraga, Imana nibarwanirire, Imana nibaha imbaraga. Muyikomezeho. Nubwo ureba ukabona byanze, nubwo ucuruza ugahomba, nubwo ucuruza bakakurwanya, nubwo aho werekeye baguhiga, nubwo aho wimukiye bakuroga, ikomeze kuri Yesu. Azagutabara, azakurwanirira, azakuneshereza. Tuzi umutima wizere, wizere imbaraga z'Imana, wizere ubutabazi, wizere ubutsinzi. Bwira umutima wawe ngo mutima wanjye tuza, insinzi irahari. Bwira umutima wawe, bwira ngo umutima wanjye wimpagararamo, ubutabazi buraje. Bwira umutima wawe, ubwira ngo umutima wanjye tuza, yavuganye nanjye irahari, kandi izandengera, kandi izangirira neza. Bwira inzara ikugose, ibwire ngo wanzahawe. Naho uyu munsi mbwirirwa, ariko ejo nzarya. Naho uyu munsi mburaye, ariko ejo nzarya. Bwira uburwayi, bwire ngo waba urwayiwe, nubwo nzengereje, ariko nzakukira, ariko Yesu arankunda. Bwira inshuti zawe zagutaye zikakuvaho, babwire ngo nubwo mwantaye, ariko Yesu ari kumwe nanjye. Bwira ababyeyi bawe bagutaye bakakwanga, ubabwire ngo nubwo mwantaye mukamvaho, ariko Yesu ari kumwe nanjye, ntabwo yandetse. Bwira ibikugose byose, ubwire ngo nubwo mungose, hari kundwanirira arahari, uneshereza arahari. Imana nibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Imana turayishimiye, Imana turayihimbaje,
turagushimiye Mana ishobora byose, turagushimiye ko naho abantu baduta, naho abantu batureka utazigera utureka, turagushimiye ko naho abantu batuvaho utazigera utuvaho, uwakwikomejeho ntazakorwa n'isoni, uguhungiraho ntuzamusubiza inyuma, uguhungiraho ntacyo azigera gukenana, uwagukurikiye akakwizera akakwakira ntazigera akorwa n'isoni. Niyo mpamvu usengeye buri muntu wese wumvaga yuko wamutaye, wumvaga nta byiringiro, wumvaga yuko nta butabazi buhari, nakwikomezeho, nakugumeho, nakurindire, nategereze yihanganye, icyo wavuganye nawe uzagikora kandi ugikorere kwiyubahisha. Ndagushimiye Mana, kuri Imana itanze imbaraga mu bwoko bwawe, icyubahiro n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nibaha umugisha kandi bakomereza amaboko, ibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nibaha umugisha, amen.